kugira dukomeze kwakira uyu muryango w'umusore, hari kugira ngo gahunda zose zikomeze. Mutwereke umuryango w'umusore utambuke tuwubone, tunaramukanye kugira ngo gahunda zose zikomeze kugenda neza. Murakoze. Wambitse impeta nk'ikigeragezo cy'urukundo. Kaba kigabo we nzakwicisha imikini ngende ikigeragezo. Mana nyagasani, nishimiye umukazana, ariko uyu mukazana zandira umwana pe. Umva mabukwe, umugabo namutsindiye. Uvuga byinshi ni divorce. Umva avuba ari. Mwishimira aba bantu, ariko sinkunda kigabo gikururuka. Mugore wanjye mwabonye. Noneho twakomeza ibintu bikugenda biba byiza, ngira ngo muri kubibona ko ibintu bimeze neza. Umwanya ukurikiyeho noneho ngira ngo buri muntu wese yawumva. Abageni twababonye bamaze kwiyerekana, ngira ngo namwe mwababonye. Hari n'ibindi navuze turi bukomeze tugenda twumva. Bageni rero, ikintu gikurikiyeho nicyo cy'ingenzi kandi gikomeye, maze kwambikana impeta. Iki ni icyerekana ko mugiye kubana akaramata. Ubwo ikiriho ni ukwihanganirana, itagenze neza mu kumvikana, nta kurakaranye. Ubu mubaye umwe. Tukakira aba bantu tukanabishimira, sibyo mwabana? Kuki mutishimiye icyo kintu ariko? Kuki mutishimiye icyo kintu? Abasore bacu na za nkumi rwose bakihutisha. Abikambere mukomeza. Uruwambere rwose ndakwemeye pe. Fata sabari dukorekera. Yazi. Ariko umugore atamira muza. Mbega uburyohe bw'icupa n'agaswi. Shari. Uramba fanta ukakira bino. Susko nyishije kuganisha. Uyu ntago ari umukazana, sha. Azarira umwana wanjye mu nzu nuko ubusuku nukunywa koko. Umva mabukwe. Yesu namaze kwambara impeta. Ubusuku uzandira umwana. Niba mubwire namaze kwambara impeta. Uri kumva umugore cyangwa uri shita. Shari wowe mubwira nawe mama. Ni nyoko ariko afite ivuzivuzi. Bazana numve. Hambere. Uko nimeze. Umva
umva mabukwe umugabo namutsindiye uvuga byinshi ni divorce umva mama umugore yakomennye inzoga ceceka nyoko agira amafuti ariko mana nyagasani uyu si umugore umwana wanjye ashatse ni umugore ni iki aranywa ngira ngo aranywa na ruhurura ndanatwashe ntarese usonyeneye none si inzoga urayisize ziba garuka aha nzaba ndeba da mabukwe ndakumva umeze gute ese neza ushyuye nagwamagariye kukubwira ku kibazo cy'umuhungu wawe kimeze gitese umuhungu we ntazi gutera akabariro uri kumva akabariro iki ntazi kubaka urugo iwacu nasize ibyo kurya ibyo kunywa ibiki byose iwacu n'abatunzi n'ibiki gute nza mu rugo simbona icyo nakurikiye yakubonye se yakubonye wanywa ibintu nka biriya wanywaga mu bukwe warongowe wambaye ivara ukanywa ibintu umugabo yakubonye ibyo nta hantu bihuriye umva uri kumva waba uticaye mu rugo ngo utekere umugabo umuteguriye byose wirirwe ujya kuvumbaguza inzoga mu bubari wirirwe unywa ibiyoga nazi bazi ko ngo umugabo wanjye nashoboye abakobwa yazanaga se n'abari ko nkwamagaje nzi kuri umubyeyi naho uri nyabindi wanyeretse ubugoryi kare wanyeretse ubucucu kare umuntu w'umugeni hamwe ibyo nazi arwanira inzoga n'abatumirwa n'undi sinabana n'ikigabo kinywa fanta kinuro nari ngo wahamagariye ni ukukubwira ko nyigukunda ntabwo nari ko waba ukinyita sheri ni ukuri kw'Imana n'imbere y'Imana ni nkaho nahohotewe nafashwe ku ngufu wafashwe ku ngufu yaragufashe yakwambika impeta ategura ubukwe kuzana mu nzu yamfashe ku ngufu sheri ese yarakurongoye cyangwa waramurongoye yana namurongoye of course ariko nyine yamfashe ku ngufu no ngaho tekereza mwese ubundi ko mwashakanye byarangiye umamagariye iki uba nsanze hano n'ukuntu nabonye agira amahane urabona namushyizwa n'iki sheri nagira ngo nkubwire ko nyigukunda ukigira nyigukunda ukinkunda uribuka nkubwira ngo reka kubana nawe tubane ukabyanga urabyibuka ndabyibuka ariko nyine mbabarira ni ukuri sibyo mbabarira kibumba cyanjye iyo mitoma yawe no wakaba warayineye cyane ko warayineraga ahubwo nyine wahise muri yato mukomezanye karabyo kanye ko mu nyanja wambabariye oya nago nyugukunda okay basi reka nkubwiye sibyo ndahita umugore wanjye mwanga muhe divorce dutandukane bite nkujyana ku ruyenzi sibyo kuri za nzu zanjye zazinze ku rama indi geretse ya indi ndayiguha nukuri wana ya modoka urayinyandikaho ndayikwandikaho oya ntago nabyizera ubwo se nibyo ni ukuri ko Imana ibyo byose ukuri n'imbere y'Imana oya ndabizi ubwo konyine na mbere ni gutyo wambwiraga ukambwira ngo urankunda ni ukuri ko Imana ndagakubitwa n'inkuba ngewe ndayiguha uzi ko nagiye kubona nkabona ngo save the date nzi yuko tugiye kubana nanze ngaho ibaze noneho ngiye kumva nkumva uri kundyarya ukambeshya abakire ko mutagira umutima okay sheri kankubwira sibyo ngaho mbwira hasi ngo hari na ya velvet yanjye imwe y'ubururu contact mu cyumba umugore wawe asa uragira ngo tugenda njya mu cyumba nyiguye oya ntago nabyizera ahubwo reka tuzabyuzuza nyuma sibyo basi se urambabariye ndakubabariye sheri sure ariko uriya mugore wawe ugomba kumuha divorce vuba sibyo mugatandukana ariko urambabariye ndakubabariye so wese ko nawe ukundaga se cyakoza ariko akareka nkubwire impamvu mvuga yuko ari uburozi
bampaye urukundo wampaga ukuntu wankundaga bya nyabyo atari ukubeshya ngira uti bya nyabyo kandi ntabwo na mbere n'ayo magambo wambwiraga guraje wongere umbwira ati uriya mugore wawe undi unywa ziriya nzoga mubana gute utanywa inzoga kiriya kigore rero ngiye gukodesha bicanye ushaka kumwicisha urumva oya sheri reka nkubwire none se ngewe nimubwira ngo divorce akayanga ni ukuri kw'Imana nzakodesha bicanye bakica nibyo ushaka bagende bajugunye ingakazi muri ruhurura cyangwa harya cya kintuza kimwe gihurura kimanuka bakita gute Nyabarongo ntabwo mbizi neza nzamujugunyisha muri Nyabarongo sibyo ni ukuri sibyo sheri ndagukunda rego sheri ndayigohera mu cyumba nasi ndajya no mu cyumba cyawe oya nibagiwe